mwese, ikaze kuri podcast. Ese wigeze wibaza uko byagenze ku ntumwa 12 za Yesu Kristo nyuma y'uko azutse akazamurwa ajya mu ijuru? Mu butumwa bwiza tubabona bagendana na Yesu Kristo, babona ibitangaza byinshi, bumva inyigisho ze kandi babana nawe umunsi ku wundi. Ariko se nyuma y'aho Yesu Kristo abasigiye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, ubuzima bwabo bwakomeje gute? Uyu munsi tugiye gukurikira amateka ya buri ntumwa, turebe aho yageze, uko yakoreye Imana n'amasomo dushobora kuvana mu buzima bwabo. Mbere yo gukomeza, ndashaka kubibutsa ikintu kimwe cy'ingenzi. Hari ibyo Bibiliya ivuga neza ku buzima bw'intumwa zimwe na zimwe, ariko hari n'ibindi tuzi dukesha amateka ya mbere y'itorero. Ibyo rero ndabigaragaza aho bibaye ngombwa. Nimureke dutangire. Intumwa ya mbere duhereyeho ni Petero. Petero yari umurobyi mbere yo guhura na Yesu Kristo. Yari umuntu ugira ubutwari, ariko rimwe na rimwe agahubuka. Niwe wagenze ku mazi agana kuri Yesu. Ni nawe wavuze ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Ariko ni nawe wamwihakanye inshuro 3. Nyuma y'izuka rya Yesu Kristo, Petero yarahindutse rwose. Umunsi wa Pentekote yarahagurutse abwiriza ubutumwa. Abantu bagera ku 5,000 bemera Kristo uwo munsi. Amateka ya mbere y'itorero avuga ko yaje gufatirwa i Roma, acirwa urwo kubambwa. Yasabye kubambwa yubitse umutwe hasi kuko yumvaga adakwiriye gupfa nk'umwami we. Ibi twibutsa ko gutsindwa cyane cyangwa kugwa bitarangiza umugambi w'Imana. Iyo twihana by'ukuri, Imana iratugarura kandi ikadukoresha. Uwa kabiri ni Andrea. Andrea yari murumuna wa Petero. Kimwe mu bintu bya mbere yakoze amaze guhura na Yesu ni ukuzana murumuna we kugira ngo amumenye. Nubwo atakunzwe kuvugwa cyane muri Bibiliya, yakomeje kugeza abantu kuri Kristo Yesu. Amateka y'itorero avuga ko yabwirije mu bihugu byinshi, nyuma akicwa abambwe ku musaraba umeze nk'inyuguti ya X. Isomo rikomeye ni uko kuzana umuntu umwe kuri Yesu Kristo bishobora guhindura amateka. Wa gatatu yari Yakobo mwene Zebedayo. Yakobo yari umwe mu bigishwa 3 ba hafi ya Yesu Kristo. Yabonye Yesu Kristo ahinduka ubwiza ku musozi, kandi yabonye ibindi bihe bikomeye. Ni nawe wabaye intumwa ya mbere yiciwe ukwizera nk'uko tubibona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ubuzima bwe butwigisha ko gukorera Imana ari iby'agaciro kuruta kuramba. Uwa kane ni Yohana. Yohana niwe wanditse ubutumwa bwiza bwa Yohana. Inzandiko 3 ndetse n'igitabo cy'ibyahishuwe. Niwe uzwi nk'umwigisha Yesu yakundaga. Amateka avuga ko yabayeho igihe kirekire kurusha izindi ntumwa, ndetse igihe kimwe aba mu buhungiro ku kirwa cya Patimo. Ubutumwa bwe bwibandaga ku rukundo. Niba dushaka gukurikira Kristo, tugomba gukunda Imana no gukunda abantu. Intumwa ya 5 tugiye kuvugaho ni Filipo. Filipo yakundaga kubwira abantu amagambo yoroshye ati, nimuze murebe. Rimwe na rimwe ubutumwa bwiza butangirira ku butumire bworoheje. Amateka avuga ko nawe yapfuye azira kwamamaza Kristo. Intumwa ya 6 ni Barutolomayo. Yesu yavuze ko Barutolomayo yari umuntu utarimo uburyarya. Yabaye umubwiriza w'ubutumwa bwiza mu bihugu byinshi. Amateka ya mbere y'itorero avuga ko yishwe azira kwizera Kristo. Imana ikunda umutima uvugisha ukuri. Intumwa ya 7 yari Matayo.
Matayo yari umukoresha w'ikoro cyangwa se umukoresha w'imisoro. Abantu benshi baramusuzuguraga, ariko Yesu yaramuhamagaye. Nyuma yaho yanditse ubutumwa bwiza bwa Matayo. Ibi twigisha ko amateka yawe ya kera adashobora kubuza Imana kugukoresha. Hanyuma intumwa ya munani ni Tomasi. Tomasi akunze kwibukwa nk'uwashidikanyije, ariko amaze kubona Yesu Kristo wazutse yaravuze ati, Databuja wanjye, Mana yanjye. Amateka ya mbere y'itorero avuga ko yagejeje ubutumwa bwiza no mu Buhinde, aho yaje kwicwa azira ukwizera. Gushidikanya gushobora kuvamo ukwizera gukomeye iyo dushaka ukuri. Intumwa ya 9 Yesu Kristo ni Yakobo mwene Alufayo. Bibiliya ivuga byinshi kuri Yakobo mwene Alufayo, ariko kuba atavugwa cyane ntibivuze ko umurimo we wari muto. Imana ibona umurimo ukorwa mu bwizerwa nubwo abantu batabibona. Intumwa ya 10 ni Tadeyo, ari uzwi nka Yuda. Yuda witwaga Tadeyo yabajije Yesu Kristo ikibazo cy'ingenzi mu ijoro rya nyuma mbere y'uko abambwa. Amateka avuga ko yakomeje kubwiriza ubutumwa bwiza kugeza apfuye azira Kristo. Imana yakira ibibazo by'abayishakana umutima wose. Intumwa ya 11 ni Simoni umuzerote. Mbere yo gukurikira Yesu Kristo, Simoni yari mu mutwe w'abashakaga kubohora igihugu. Yesu yahinduye umutima we amwerekeza ku bwami bw'Imana aho kuba ku nyungu z'isi. None iyo Kristo Yesu ahinduye umuntu, ahindura n'intego z'ubuzima bwe. Intumwa ya 12 ni Yuda Isikariyote. Yuda yabanye na Yesu Kristo imyaka 3. Yabonye ibitangaza, yumvishe inyigisho zose, ariko yahisemo kugambanira Yesu kubera amafaranga. Nyuma yaricujije, ariko ntiyasubiye kuri Yesu ngo amusabe imbabazi. Ubuzima bwe butwigisha ko kuba hafi y'ibintu by'Imana bidahagije. Icy'ingenzi ni ukugira umubano nyakuri na Kristo Yesu. Indi ntumwa ni Matiya. Nyuma y'urupfu rwa Yuda Isikariyote, intumwa zatoranyije Matiya kugira ngo amusimbure. Nubwo biritavuga byinshi ku buzima bwe nyuma yaho, amateka ya mbere y'itorero avuga ko yakomeje kwamamaza ubutumwa bwiza mu budahemuka. Imana ishobora gukoresha umuntu usanzwe kugira ngo akomeze umurimo wayo. Dusoza icyo twavuga, iyo turebye izi ntumwa tubona ko zari abantu basanzwe. Hari abarobyi, hari umusoresha, hari umunyapolitike, ariko Yesu Kristo yabahinduye abantu bahinduye isi. Benshi muri bo bahuye n'akarengane. Benshi bishwe bazira ukwizera, ariko ntibigeze bahagarika kwamamaza Yesu Kristo kuko bari bazi neza ko yazutse. Uwo murimo nturarangira. Na n'ubu Yesu aracyahamagara abantu basanzwe kugira ngo bamubere abahamya. Ikibazo ni iki? Ese njye nawe tuzemera uwo muhamagaro? Murakoze cyane kuba mwakurikiye iyi podcast. Niba yagufashije, nsangiza n'abandi kugira ngo bayungukiremo. Kandi niba ukunda ibiganiro bivuga amateka ya Bibiliya n'inyigisho zubaka ukwizera, komeza kudukurikira. Imana ibahe umugisha, ibakomeze mu rugendo rwo kuyikurikira.